tuziyeho tugerageze kuba mwiza ku isura ariko no mu mutima ndetse no mu bikorwa tubinyangamugayo tube beza ku buryo umuntu wese azajya avuga ngo wow uriya muntu namukunze kubera imico afite avuga amagambo meza ni umuntu uri class uri clear mu bintu byose nubwo wenda umuntu ataba perfect. Karibu Fanny. Asante. Bavuga ngo stari. Baravuga ngo stari, bakavuga ngo asante, bakavuga ngo welcome. Bavuga byose. Ya, reka rero twongere tubasuhuze abantu mukurikiye MC Peter TV show. Nongere mbabwire ngo ni MC Peter wanyu kandi na Fanny wanyu. Uyu munsi wa none tuje kugira ngo twongere tugirane namwe ikiganiro, mwongere mutubwire ngo ese umwiza asate. Fanny sananje ndagira ngo usuhuza abantu ubibwire mu mazina yawe yose none uno munsi barashaka kuyamenya ko bamaze iminsi banyandikira bambwira ko bayashaka shaka kumenya Fanny amazina yiwe yose ubundi noneho ikiganiro no munsi kiravuga ngo umwiza asate. Hariko ni gute uzana na amazina cyahara waretse ko ndawurisa. Okay, jewe nitwa Mukamana Francine. Urumva tugera i Kigali kavamo Francine akaba Fanny, Florence akaba Fanny cyangwa Fofo, Claudine akaba Kodo, ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa Koko. Rero izina ry'akazi ryanjye ni Pedro Fanny. Ku muntu ujya nkurikira ku ma TikTok, Instagram n'ahandi kuri YouTube nkitwa Fanny TV de Sasekati, nkitwa Hit and Run TV. Rero nuko nguko niyo mazina y'akazi naho ndi busanzwe nitwa Mukamana Francine, niyo mazina papa na mama banyise. Uwo ni wenjewe. Ya, murakoze cyane Fanny. Reka nsabe abantu badukurikiye kugira ngo bashyireho udutima bagushimire, bashyireho udutima bakubwira ngo merci kuko babishakaga cyane, bari bakeneye amazina yawe. Mukanya ndaza kukubwira none uno munsi none nakanimeze ukaba kwa ko sinkeneye abantu baguma kunyandikira banyihamagazwa bambarishwa utunimero tw'umuntu. Uyu munsi wa none ubihera kanimero kawe. Ikiganiro cy'uyu munsi kiravuga ngo umwiza asate. Umwiza asate Fanny. Buri wese ni mwiza ku giti cyiwe akabera mwiza rubanda bitewe n'imyitwarire yo ntago ari ku isura. Okay, no ku isura uri mwiza ariko cyane cyane uburyo witwara, imico yawe niyo ituma noneho bwa bwiza bw'inyuma bwiyongera noneho bugakomfirima umuntu ku buryo buri wese yajya avuga ati uriya mwana ni mwiza ahantu hose. Fanny, mukanya utambutse uzambona abantu batangiye kurongarunga kuri kamera barimo bareba. Ndavuga nti nyemera none uhaguruke ubasuhuze. Uhagaze. Haguruka ubasuhuze. Haguruka ubasuhuze, uhindukire, ubiyereke. Umindukire kandi? Yewe uhindukire rwose ubiyereke. Bagara rwose ubikore, uhaguruka ubasuhuze. Ngo Fanny wanyu rero. Hello guys, mumeze neza? Ni Fanny nyine, n'uyu nguyu nyine. Uhindukire, ubiyereke. Muramubona Fanny, mwajyaga mumubona cyane mu biganiro mukamubona yicaye mukagira ngo hari ubumuga abana nabwo cyangwa afite, ariko ni Fanny wanyu rero. Nguwo turimo turibaza ngo umwiza asate. Iyo umuntu yibaza ngo umwiza asate yaramaze kutubwira ati nawe uri mwiza n'undi wese ni mwiza. Ni byiza kubera mwiza abantu bose, ariko jewe hari ukuntu nibaza umuntu mwiza. Nibyo ngira ngo tuganireho. Abantu ahangaha hano hanze bararushye bibaza n'ibintu byinshi, bakunda kwibaza ngo umwiza asate. Babishakira ku isura, bakabishakira kuri taye, bakabishakira mu ngano bitewe n'iki kubera cyiza ku muntu. Yego. Ngira ngo nsobanurire abantu umuntu mwiza ubundi numeze ati. Umuntu mwiza yaba umuhungu cyangwa umukobwa rero wowe ubwawe uri kundeba, weho nyine weho turi kuvugana, uri mwiza ariko kontrola n'imico yawe n'imyitwarire yawe no muri rubanda uri mwiza.
ntabwo iyo tuvuga ubwiza tureba ishusho yo ku maso cyangwa imiterere yawe cyangwa ukuntu umeze cyangwa ngo ibogari turi kuvuga ngo uri mwiza. Ibyo ngibyo kuba ufite wenda birahagije, ariko se nanone urumva bihagije no mu myitwarire yawe? Nibwo bwiza twebwe tuvuga. Kuko umuntu ashobora kuba hanze nta n'umuntu mubi ngenda abona asate, umuntu umubasate ku isura, ahubwo nabonye abantu babi mu bikorwa batari beza, bafite imitima ya kinyamaswa, badafite umuco mwiza, batagira nyine ibintu byabo bitari serious. Cyane cyane nk'abo bantu ujya kumva ngo yishe umukobwa, ngo yishe umugabo, ibintu nk'ibyo ngibyo, abo nta nubwo bavuga ngo ni beza kuko aba ari inyamaswa ku mutima. Kandi ku isura usanga ari ibyuki. Ku isura ubona ari mwiza cyane cyane cyane. Geranyije nk'aba bakobwa ngo bigeze kogosha umukobwa mugenzi wabo, bigeze gufatwa n'ubuyobozi. Urambwira bari abakobwa ukuntu basa, aho kurebye imitima yabo ni mukushi. Kandi ibyo bintu byuzuye ku isi yose twiberamo, byuzuyeho. Tugerageze kuba mwiza ku isura, ariko no mu mutima ndetse no mu bikorwa tube inyangamugayo, tube beza, ku buryo umuntu wese azajya avuga ngo waho uriya muntu namukunze kubera imico afite, avuga amagambo meza, ni umuntu uri class, uri clear mu bintu byose. Nubwo wenda umuntu ataba perfect ku bintu byose, nanone ariko ashobora no kuba perfect ku bintu byose kubera bitewe n'abantu bagendana, inshuti ahorana, uburyo yiturije, sosiyete abayemo. Ariko hari n'abandi badashobora kuba beza, ashobora kubera bamwe beza abandi akababera babi bitewe n'uburyo ki babanyemo. Of course birumvikana, umuntu ashobora kuzakubwira Fani ni inshinzi, Fani ni umunyamahane, Fani ararwana, undi akazakubwira ati Fani ararengana, Fani muzi nk'inyangamugayo, bitewe n'iki n'ukuntu waje. Hari abantu njya bigeze kunyandikira, ntimuze mvuga ngo Fani ndirata kuko nimwebwe mwa mwabiteye. Natanze nimero yanjye ndi kuvuga ati gutya gutya ncuruza ibi n'ibi, ndi kwamamaza ibi n'ibi, cyangwa se ushaka inama izi n'izi wambaza, wowe uranyandikiye ngo waje ukandaza. Ese aho nakubwira nawe ni gute? Tujye tuvugisha ukuri, tube clear, ntuzavuga ngo umuntu ni mubi. Nuza neza wiyubashye nk'umuntu ufite discipline nzakwakira, nuza nk'umuntu udafite discipline nzakubwira yuko iyo discipline bajya kuyitoza abantu hajya ni hehe ngo babajyane iwawa ni iwawa. Nk'abo ngabo nagakwiye kuzajya nsaba leta nkavuga ati aba bantu nta discipline bafite, bakeneye umuco, mubajyane kubigisha umuco, bamenye ikintu umuntu. Nimba nagwaye nimero ngo mpamagara tuvugane, mpamagara nimba ufite ikibazo n'iki ngisha inama, warangiza aho kwizanira ibyawe mu mutwe wawe. Guys, ngo ngwino ndazi, mujye muba serious mu buzima bwanyu no mu bitekerezo byanyu. Hari abantu bazi ngo abakobwa bose birirwa kuri social media ngo barigurisha, ngo ni indaya, ngo ni ibirara, ngo ni abanywa urumogi, abanywa itabi. Nta ukuri gutekereza siko bimeze, kuko hari n'abirirwa mu nsengero n'ubundi bameze gutyo ngo kuri gutekereza. Hari n'abirirwa mu nsengero bakijijwe bari perfect, ndetse hari n'abirirwayo nta kibarimo. Hari n'abaza kuri social media ari uko kuri kubatekereza, hari n'abaza bari different no kutekereza. Rero mujye mwubaha abantu, mukazajya mubona umuntu yaje imbere yanyu, yaje kubabwira ibintu byabungura, byabateza imbere, ejo hazaza hanyu akazaba heza, ariko weho uri kwitekerereza ibintu bidafite 12 mu mutwe wawe. Guys, mujye mubaseriye. Aha ngaha rero ndagira ngo mbwira abantu, Fani arababwira ati urareba ataye y'umukobwa ugahita umubona mu buriri, wareba uko ateye ukamutekereza ukundi. Ntago abakobwa bose ari uko nguko, abakobwa bose si ibirara. Twarimo twigarukira twibaza ngo umwiza asate. Iyo twibaza umuntu mwiza, ku bantu bakurikiye MC Peter TV show, nkuko mubibona ino channel ni ibijyanye n'umuco, iriho imisango, iriho ibintu byinshi, ariko tubabwira ngo umwiza, ibirango by'umwiza mwese wanabitekereza. Umuntu mwiza ni wa wundi ugirira impuhwe abandi, umuntu mwiza ni wa wundi wumva ahangayikiye bagenzi be, umuntu mwiza ni wa wundi utekereza n'abandi byabagirira akamaro. Ntago umuntu mwiza ari utekereza nk'uko utekereza kubi. Kumva ubona umukobwa mwiza kuri social media, wagira amahirwe yo kubona nimero yo kumva target niyo kumuhamagara, ngaho ibaze ngwino ndazi, wabuze ukuraza tuvugisha ukuri, mama mwabuze ababaraza.
niba se wamubuza ukaba umukeneye ukaba ugeze ku myaka y'ubukure washatse umugore washatse umugore ko byose byaguhiye yaba mw'icyo kigo cy'abo bantu wirirwa wifuza ukavuga ati ni umugore wanjye mushyize ahangaha ibyo nakenera hirya naza nkabimubaza mugira umubiri ukora ariko ukore ku bagore banyu apana ku bantu bose mubonye muri rusange. niko Scovia yajya avanga iki si igikorwa cy'umuntu wenyine ku giti cye, ni igikorwa cya babiri muri rusange. Ahangaha rero nabwira abantu nimba wumva koko wakuze ukaba wumva ufite irari, aho kugira ngo ubonere umukobwa kuza kukuraza bidafite agaciro, musabe umukwe, ababyeyi bamuguhe, cyangwa niba nta n'ubushobozi ufite mwegere wimuganirize umubwire ko umushima, nugira amahirwe nawe akagushima bihuriremo. Kuki aba basore bari hano hanze badafite gahunda yo gushaka ubundi mubiterwa n'iki? Mwambabariye ko ubu usanga buri musore uvuga ngo sinzashaka none se aba bakobwa bazashaka n'abandi? Bambarize Fani, bambarize. None se ikindi ko ari imyaka iri kubongoza, umunsi wewe uri kundeba urivuga ngo nta gahunda ufite yo gushaka, umunsi uzagira imyaka 40, 45, 50 nta mugore ufite, nta mwana, nta ugapfa tukakurenzaho ikara no kugira ngo umwana wawe bari uza kugutabara kugushyingura, akaba twebwe tuza abaturanyi tugafata amakara n'ubundi. Mwari muzi yuko n'ababyeyi banyu bakeneye abakazana, bakeneye abuzukuru, barababyaye ibundi mwisi twajeho kugira ngo turavuka umuryango, tugakura, tukororoka, mukororoka nuko gushaka tukabyara, twarangiza twongera tukava ku isi, tugasiga abo twasize ku isi. Twebwe tubereye kuho gufashanya kuko hari abandi bazabaho kubera twe. Yego. Rero kumva yuko ngo nta gushaka muri isi muzabigenza mute? Ibaza ariko kubona umuntu w'umugabo, njya hari abantu njya mbona nahanga muri social media, njya nica nkababwira ati nkawe koko nk'imyaka mbona ufite, bambwirire pe nk'imyaka mbona ufite, ukaba wumva yuko wakwirirwa urya abana hirya no hino buri munsi. Kantu ko kurya abana ngo nukurya abana ariko babyita wahamye hamwe ugafokasiza umuntu nkawe ari umwana ukiteza imbere uko babyita ngo nukurya abana. Oya bihinduke kuri MCPita TV show, bihinduke nta bintu byo kurya abana. Ugafata umwanzuro ugashaka umugore, ibintu by'ubwana ukabivamo. Uzi ko utanakura no mu mutwe ngo ugira n'iterambere ugeraho igifite ubwana nk'ubwo mu mutwe. Igihe cyose twongere dufatikanye na Fani, ugitekereza ko kubona umukobwa mu nzira mu muhanda yigendera cyangwa mu rugo waba usanze akubura cyangwa kuri social media, ukumva umutima wawe n'irari bikurimo bikwatakishije kumva ko wamubonera nimero ukamutumaho ngo aza kuraze cyangwa mugira ibindi mujyamo bidafite akamaro, uracyari hasi mu mitekerereze. Aba bahungu bafuhira bashiki babo kandi ku rwego rwo hejuru, ariko bakumva yuko bajya kwangiza abashiki b'abandi. Nimba uzi ko mushiki wawe utifuza ko hari ikintu kibi cyamubaho, menye yuko nabo ngabo ujya kuyireba barabyawe, bafite ababyeyi, ikindi bafite basaza babo, ikindi nabo bafite discipline nk'iyo wakwifuriza mushiki wawe. So rero buri wese mufate nk'umuvandimwe wawe, ntumwifurize ikibi cyamugeraho, ahubwo mufokasinga ku kintu cyiza. Kuki kugira ngo mwumve bibagora. Reka rero nshimire Fani mubwira ngo kandi ibyo yavuze mwabyumvise, kandi ntago ashira isoni. Fani n'umwana mwiza, ariko nyine n'ukuri ajya gutanga iyo byabaye ngombwa. Niba wa muhungu we wumva wakuze ukaba ukeneye umugore, n'ubundi wo kuza akakuraza ijoro rimwe nta kumara ipfa, nta kumara n'iyo nzara ufite y'urwo rukumbuzi rw'imibonano mpuzabitsina, ahubwo byiza fata umwanzuro. Niba uje 21 ubu umupapa nawe ujyemo, uzajya uhagarara mu bagabo uvuga ngo ndi umugabo wa Fani cyangwa iwabo wundi mukobwa, uvuga ngo ndubatse, ndi umupapa. Icyemezo kubita umuntu hasi, nawe mukobwa nukumva yuko ubuzima bwose bwawe bari kwirirwa uzenguruka mu bahungu. No, hama hamwe umushinga urugo, mwiteze imbere, abana banyu bazaze basanga muri abantu b'abakozi, n'umwana nasanga uri umukozi ntago azaba umunebwe, nawe azakora. Buri rukweto rwose rugira ikirenge cyarwo. None wa muhungu udukurikiye urimo twumva, wasanga uwawe ari Fani cyangwa wasanga n'uwawe ari umuvandimwe wa Fani cyangwa se ari umuturanyi we, ahubwo wegera Fani umugisha inama, mubwira ikikuri ku mutima, ariko ibintu byo kuvuga ngo waje ukandaza toka shitingi munsi nazanye bayo turakwiyamye, ayo madayimoni aba kurimo, Imana ni yagufuriye ngo kugira inama wongere usubize inkota mu rwubati,
inkota iviremo igihe ugana umuryango ugana ababyeyi bakubwira icyo gukora. Cyane. Kura inkota mu rwubati cyangwa uyisubizemo. Hitamo kimwe muri bibiri kuko niwe ufite umwanzuro wawe. buri wese ni mwiza ku giti cyiwe ariko nanone bikaba byiza ubereye mwiza sosiyete. Umwiza asate. asa nanjye. Umwiza asa na Fani, umwiza asa nawe urimo tureba, umwiza asa nanjye MC Peter, ariko nagira ngo mbabwire ko ubwiza bwa nyabwo si uburanga, nubwo n'uburanga ni bwiza, ariko ubwiza bwa nyabwo ni umutima. Umutima ufite urukundo, umutima wita ku bandi, umutima uhangayikira abandi, umutima utekerereza ibyiza byagirira akamaro abandi. Icyo utifuriza mushiki wawe rero, wikifuriza Fani. Icyo utifuriza mushiki wawe, wikifuriza umwana wanjye. Nimba wumva ushaka kuba imfura, ushobora kumva yuko ngo umeze gutya, ejo umwana wawe nawe bikamubaho, wabyishimira. Iyo utabyishimira rero birwanya nawe ubona iyo yose ubirwanye. Ubirwanye n'uwo ubonye afite ibitekerezo nk'ibyo, umugira inama, umwegera umubwira ati inshuti yanjye rero na mama wawe yari umukobwa, rero ntabwo wifuzaga ko mama wawe ibyo uri gushaka gukoresha abandi, mama wawe ntabwo wifuza ko byari kumugeraho. Rero umenye ko n'uwo nguwo ugiye kubikorera azaba umubyeyi akabyara nk'uko nawe mama wawe yakubyaye. Nk'umunyarwanda wa nyawe rero, menya umuco, menya ukuri, menya ibyo ukwiye kwitaho. Umwiza ni umutima, nubwo n'uburanga tubukenera, ariko ubwiza kurushaho ni mu mutwe. Reka rero tubwire abakurikiye MC Peter TV show ngo nakagaruka. Next day twongere duhure. Subscribe, like, comment, shares. Mwibutsa kongera kumenya ngo kudukurikira kwawe no kwita ku biganiro byacu ni inyungu kuri twebwe twese. Kanda subscribe amaze ujye ubibona umunsi ku wundi. Fana hari ku bwawe ndetse nanjye ubwanjye.